ubwo niko nayo nimba uri umunyakigali ukagera hano mu cyaro cy'iwacu abantu barikanga bavuga ati twabonye umuzungu yaje noneho babona imodoka bakishima ubwo kubabwira kubumvisha ngo ikintu ngo Imana igukuye mu cyaro ikujanye mu mujyi ikujanye i Kigali ikoresha indege bumva bidashoboka cyangwa se ngo Imana iguhaye amadolari yumva ko bitabaho ariko bamubwira ati Imana iguhaye umurima ubwo ngubwo yasubijwe nicyo gitangaza abonye. Imana iguhaye inka, Imana iguhaye inkoko, iguhaye ihene, iguhaye intama, iguhaye iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo ati ngwaye visa yewe nka uri umuhanuzi kandi tuzi ko abahanuzi bakunze kugenda ahantu henshi bahatandukanye, umuvuga butumwa tuzi ko abavuga butumwa benshi bakunze kujya ahantu henshi hagiye hatandukanye. Uragirirwa amahirwe yo kujya gusengera nk'umuntu muri Kigali cyangwa se kujya kubwiriza muri Kigali 2018 Imana yarambwiye ngo mwana wanjye yego ngiye kukugira umuntu wo kwifuzwa, umuntu ukomeye. Imana yemwe nanambwira ati mwana wanje ndirahiye nduwiteka uzatwara imodoka yawe uzatwara imodoka yawe uzajya urajya kumvugira witwaye uzurira indege uzaje hanze. Vuga Mana koko bizaca he ikubwira wowe imbwira njye na nizi saha yego ndacyavuga imirimo n'ibitangaza naboneye hehe mu mujyi wa Kigali. Nese ubwo ni igiki mafite inshuti nyinshi cyane. Ura naho wagera ugahanura inka iramishurira ibintu byinshi. Irambwira ati mwana wanjye ugiye kwicwa n'umuntu runaka, inshuti yawe magara musangire kabisi n'agahiye, umuntu mugendana, umuntu inshuti yawe magara, inshuti yanjye magara. Ndavuga ngo ntabwo byashoboka. Buriya Chantal karame iyo wowe ubonye kuko ari abantu benshi badukurikiye bari buze kuguhamagara mu buryo bugiye butandukanye bifuza gusengana nawe. Iyo ubonye uko Imana igukoresha wumva ari iki urusha abandi? Yes, ni by'agacu kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ngiye mugiye kubana muri kiganiro ariko nanone nkanakiyobora. Nkuko muri kubibona hano kuri kamera za Gonarike Plus turi kumwe n'umutumishi cyangwa se umukozi w'Imana, umwana w'Imana, umuhanuzi w'Imana rero twaje kuganira nawe. Nagiye mbabwe mu bigiye bitandukanye. Usibye Imana yonyine yaturengera naho twebwe nta mbaraga dufite zo kwirengera. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo nta muhanuzi ukihari, ariko reka mbabwire nko haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ngiye nafasha kanya ntembera mu cyaro, mu byaro by'akarere ka Musanze, njya gushaka umukozi w'Imana kugira ngo tuze kwiganira. N'umukozi w'Imana, n'umuntu Imana iri gukoresha imirimo n'ibitangaza mu gihe nk'iki. N'umuntu Imana yakiriye neza. Naye navuze ati reka ndebe ko mu cyaro hahagaze, ngiye gusura umukozi w'Imana, numva amavuta yo mu cyaro se koko ameze nk'amavuta yo mu mujyi. Numve babane tuvuga ngo nabo mu cyaro se bo bumva Imana gute. Cyane cyane ko abantu bagenda bankurikirana kuri Gonarike Plus bamenyereye ko uburyo umuntu ngo mu cyaro abatari yakagira ibintu byinshi bimwanduza. Hanyuma rero ndabatindiye cyane, nshobora kuvuga menshi ngumva ndabatindiye cyangwa se namwe mukabona ko mbatindiye. Reka nakira umukozi w'Imana, Imana yemeye ko uyu munsi tuza kuganira nawe. Yitwa Chantal. Chantal karame ndakwakiriye. Murakoze. Kugira ngo bize kugenda neza, hari ukuntu tubanza tukiragiza Imana kuko tugiye kuvuga amagambo menshi akomeye muri iki kiganiro. Kuko tugiye kuvuga ibintu byinshi bigiye bikomeye ku muntu uri buze kwizera, ku muntu dukurikiye niko kanya ko kubona umuntu w'Imana urimo amavuta y'Imana cyangwa se umuntu w'Imana ukibirimo neza mu gihe nk'iki. Sibyo? Yego. Rero dufashe umanzi dushyira imbere y'Imana. Murakoze. Manjije kubasuhuza abantu badukurikiye. Mahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko David abivuze, nitwa Muragishimana Chantal. Yego. Ndi umubyeyi, nsengera abantu, ndi umuvugabutumwa, ndi n'umuhanuzi, ndi n'umuririmbyi. Uri n'umuririmbyi. Usengera?
nsengera muri ADPR. Yego uri umwadeperi. Yego. Imana ishimwe, nabonye ukuntu witeze mpita mbona ko uri umwadeperi. Hanyuma rero dushyira imbere y'Imana. Murakoze. Yego. Reka dusenge Imana. Imana mu izina rya Yesu, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye uburinzi bukomeye bwabanye natwe, waturinze mu bicuku bya nijoro, waturinze mu minsi yose itambutse, Amen. warinze ubugingo bwacu, waturindiye ibyacu n'abacu, warinze igihugu cyacu, Amen. Mana warinze abanyarwanda, warinze isi yose, warinze itorero ryawe ryera, izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya tuje imbere y'ubwiza bwawe, turakunyinze kugira ngo ubanze tweze kandi udutunganye, twezesha amaraso yawe, ya maraso wameneye ku musaraba i Golgotha. Mana reka bari utwezesha, tubabarire aho tutagutunganiye, ibyo twagiyemo Mana data wa twese bitaguhesheje icyubahiro, reka utweze kandi utuboneze. Amaraso yawe Nyiringabo Imana natuboneze kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana Nyiringabo rero tuje imbere y'ubwiza bwawe, uyu mwanya turakwiragije, ni wowe duhanzeho amaso, ntabwo duhanze amaso ku miryango, ntabwo duhanze amaso ku mafaranga, ntabwo duhanze amaso Mana ku masura dufite, ahubwo ni wowe duhanzeho amaso. Wowe uturinda uko bwije n'uko bukeye, ukaturinda turi abanyabyaha. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo uzubane natwe, bana na buri muntu uwo ari we wese udukurikiye, ubwiza bwawe bukomeze kubana nabo mu izina rya Yesu. Cyo twirukana imyuka mibi yose kuri bo mu izina rya Yesu, twirukanye gukora kose kwa shitani mu izina rya Yesu, twirukanye gukora kose kw'abarozi mu izina rya Yesu. Duhamagaye mwuka wawe wera kugira ngo azabane na buri muntu uwo ari wese, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tukweretse Nyiringabo Imana ibiganiro tugiye kugirana aha hantu, ngwino ubane natwe, ngwino twiteho, ngwino duhagarareho. Dutumiye abamarayika bawe kugira ngo baze babane natwe, dutumiye ibizima bine, dutumiye abakarubi, dutumiye abaserafi. Mana nibaze babane natwe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Komeza kubana natwe, ukomeze kutwitaho, ukomeze kutugirira ubuntu n'imbabazi, tubigusabye tubyizeye mu izina ry'umucunguzi wa Yesu Kristo. Amen. Hanyuma tutatangira ikiganiro cyacu neza, reka mbwira abantu cyangwa mbibiri banga, icyo usabwa no gukurikira ikiganiro cyose ukagira kwizera, kuko nyuma yo kuganira tuza kubwira umukozi w'Imana akadusigira nimero yiwe, ku bantu bifuza gusengana nawe, cyane ko ari wa muntu Imana ibiduhaye mu gihe nk'iki ngo tumukoreshe. Ni akazi Imana yamuhaye, ntago ari akazi ke, ni akazi Imana yamuhaye. Bivuze ngo aka kazi abagomba kugakora neza. Tuza gusigaho nimero ye, nyuma tamubwiye akayitubwira. Ubwo bisaba ko ukumba gukurikira ikiganiro cyose. Hanyuma niba ugenda ukunda ibiganiro byose tugenda tukugezaho, uba ugomba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro tugenda dutambutsa ku gihe, cyangwa se ujye ubibona mu ba mbere, cyangwa se tubone notification ko tumaze gusora ikiganiro. Ugomba gukora subscribe. Ikindi turi abantu bakosoka, ujya handikirwa ubutumwa ukatubwira ati David mukosora iki ngiki, ubutaha muzatuzanira uyu nguyu, ubutaha muzakora ibi. Nyine nukwandika comment cyangwa se mukandika wahandikirwa ubutumwa hasi, mukatubwira ibyo twakosora, ariko nanone no kudushimira nabyo turabyemera. Ikindi kintu gisigaye kugira ngo mbaheze n'itangazo rya nyuma, niba ufite umukozi w'Imana ushobora kuba waraguhanura bigakunda, ushobora kuba ubona ko ari umuhanuzi w'Imana avuga Imana neza, twe nta kibazo watubwira, tukaza tukamusura, tukamuganiriza, tukamwereka abantu muri rusange, cyangwa se abantu mu rurimi rw'Ikinyarwanda nabo bakabasha kuba bagira ute bamubona. Hanyuma Shanta ndakwakiriye. Murakoze. Umeze ute? Meze neza nta kibazo. Kunda ndabona bishobora kuba byakugoye. Urashima Imana? Ndashima Imana pe. Teze neza nk'umwadeperi, nk'umwadeperi. Ariko nawe urakabya. Hanyuma nabwiye abantu ko nitembere mu karere ka Musanze, nibere mu byaro, kuza ngo ndeba abakozi b'Imana bo mu cyaro bihagaze bite. Ubundi mu cyaro bihagaze bite? Mu cyaro bimeze neza. Ntabwo mwakagira ibintu byinshi bibanduza mu murimo w'Imana. Ntabyo. Uyu uri umuhanuzi burimo neza. Yego. Bana urimo neza. Kuko mu cyaro none se wahura n'ibiki, hari ibintu birenze wahura nabyo mu cyaro ngo bitume bikwanduza. Hoya ntabyo.
Bango na hano hatagiye ikintu kikwanduza. Ngabanyamugenge ari ukuntu ngo baba bafite ngo babone ubuzima bwo mu gingo bubaremereye cyane. Ngo bagatangira kwicira inzira. Nese kuri kubona twebwe turaje hano mu rutoki, dutema igitoki, tugende duteke twirire, nta bintu byinshi, umushogoro hari urahari, dusorome twirire. Ibiki byose birahari. None se ubwo ukumva twakwanduzwa n'iki? Buriya ntabwo ufite amasezerano k'Imana izakujyana mu mujyi. Amasezerano arahari ni menshi. Iki gibona ryatinze n'irihe? Amasezerano arahari yo kuzajya mu mujyi ndetse n'ikintu mu mujyi wa Kigali. Arahari pe. Imana yakuye kuzajya mu mujyi wa Kigali. Yego. Ariko mu gihe atarasohora tugomba guca bugufi tugatuza tukarindira tugasenga Imana. Kuko Imana kujya guta mu mujyi wa Kigali. Mujyi wa Kigali biragoye kuhatura. Uramutse ugize inzu bumeze neza cyane. N'abantu baba mu mujyi wa Kigali badukurikiye bazi ubuzima babayimo. Yego. Ariko nanone ntago ari wahantu bigoye cyane. Iyo ufite amafaranga ubuzima bwaho baburyoshye bumeze neza. Urumva bari isezerano ry'abantu benshi. Akubwa Imana ifite uko izabigenza. Hayo shata. Hari igihe wajyamo kumva wivovoteye Imana? Oya. Ntabwo nayivovotera ngo ntiyankoreye ikintu runaka. No kuko isaha ntago iba yari yakageze. Isaha nigera ntabwo izarenga. Ubwo rero niyo mpamvu ntakirirwa ndijujutira Imana ngo yatinze kuntabara, yatinze sikungirira neza. Isaha ntabwo yari yagera. Isaha nigera byose bizemera. Byose bizemera. Impamvu mba nkwaje ngiki kibazo hari abantu baba dukurikiye baba mu bintu bigiye bitandukanye iyo uri umukozi w'Imana n'umuhanuzi niyo mpamvu navuze nk'abantu benshi bazi bari buze kugukina kuguhamagara niyo mpamvu natanze iryo tangazo ko tubaza gushyiraho nimero yawe. Mba ngira ngo niba uvuga ikintu nabo bashe kukigiraho nk'umuntu ushobora kuba ari kwivovotera Imana. Oya wowe uri mu kigeragezo tuza kandi ugire kwizera usenga Imana. Imana ishoboye byose. Imana ijya yemera ku bintu byose bitugeraho. Imana yabwiye Eliya iramubwira ngo nagende aje ku kagezi ngo kitwa Kereti ngo niho izamutabarira. Kuko yari imubwiye yuko amazi agiye kubura ibintu byose bigiye guhagarara. Iramubwira ngo nagenda agiye ku kagezi kitwa Kereti. Eliya aragenda ahageze akimara kuhagera Imana nibwo yahise mu minsi mikeya ihita ikamya kakageze kubera ko niyo yari igize ute yari yabimubwiye ngo agende ku kagezi ariko akageze wasize mu minsi mikeya akagezi gahita gakama. Nisi Imana yari yavuze si yari yamubwiye ngo nagende akagezi gahita gakama kare. Akagezi gahita gakama. Hari igihe rero ugera mu kigeragezo ukumva yuko Imana yagutaye ariko Imana ntago iba yaguri yaragutaye iba yemeye yuko ico kigeragezo kigeramo ukagihagararamo. Si rya jambo bavuga ati ntago Imana ishobora kuguha ikintu udashoboye kwihanganira. Ntago Imana ishobora kuguha ikintu udashoboye kwihanganira. Wapi ntago byashoboka na rimwe. Buriya ngo umuntu wese Imana ikintu yamubwiye yemeye icyo kintu kimugeraho ntikibe yabonye icyo kintu ashobora kukihanganira. Kandi bizi neza bizi n'igihe izagutabarira ibiyizi. Ubwo rero niyo mpamvu udashobora kugira utego. Yego biratubabaza twebwe nk'abana b'abantu. Yesu niwe wavuze ijambo rikomeye aravuga ngo umutima urabikunze ariko umubiri ufite intege nke. Umubiri kwanga. Kubw'umubiri. Umutima nukuva ibintu nabishobora ariko umubiri ufite intege nkeya. Nesi ibintu byageze kuri Yesu bikavuga amagambo ameze gutyo uzi neza yuko wowe umwana w'umuntu atari wowe bitazageraho. Ugomba kwihangana rero ugashikama ugasenga Imana kuko Imana niyo ishoboye byose. Nge nakumarira kugusengera ndagusengera hagusengera pe nkakubwira n'iki Imana imbwiye nkakikubwira ariko nawe ugashyiramo umwete ukagenda ukagira ute ukabisengera ufite kwizera kuko kwizera niko kwatumije Aburahamu abyara nde Aburahamu abyara Isaka. Aburahamu abyara Isaka. Kubwo kwizera ariko yari yizeye Imana yarabimuhaye iryo sezerano yageze mu zabukuru aravuga ati si byashoboka bite ko ngeze mu zabukuru n'umugore wanjye Sara akaba nawe ashaje ageze mu zabukuru kaba yemwe n'imihango y'abakobwa byarahagaze bizagenda bite.
gusama bizaturuka he? bizava reka nkumaze wagiye nk'uri umuhanuzi wagiye usengana n'abantu benshi, hari nk'umuntu wakubwira ikintu kumva nawe bwakiguteye ubwoba? Ni ngombwa bibaho, bigutera ubwoba, ntabwo byagutera ubwoba kubwo kwizera Imana. Iyo hari ibihamya, hari ibimenyetso Imana yagiye gukorera, ukagenda ubirebesha amaso. Nkawe niki nk'Imana yagukorera ati iki ngiki Imana cyo kandi njyewe Imana yarantabaye pe, yangiriye neza. Buriya mu minsi ishize ubwo wampamagaraga ngo dukorane ibiganiro, nkagenda mbora namaze iminsi ndwajije mama, nabihagwe n'Imana. Imana yangiriye icyizere ikangabiza umurimo wayo, ikampa iyo mani, ikemera yuko iyo mpano yayo yimpa yishira muri nge. Niyo mpamvu ntagomba kwirata cyangwa se ngo nishire hejuru. Oya, ugomba kwicisha bugufi, ngasenga Imana y'ibyo bintu nk'ibyo ngibyo bibaye, merezaga Imana icubahiro, nkavuga ngo wa Mana we ukomereza aho ngaho, nanjye nkicisha bugufi nkagerageza no gusenga Imana. Iyo usenze Imana byose biremera. Nta muntu uraza kugana afite ikibazo, kuko ari abantu badukurikiye hano bifuza guhura n'umukozi w'Imana ukirimo imbaraga y'Imana. Nta muntu uraza afite ikibazo nkugisengera ubone cyanze gukemuka. Oya, nyine nakubwiye ngo tugitangira, nakubwiye ngo bisaba kwizera, ugasenga Imana, ukayirindira. Isaha nigera izagutabara, isaha nigera izantabara. Nkuko nakubwiye ngo Imana yampaye isezerano ryo mu mujyi wa Kigali. Nese naye najya mu mujyi wa Kigali kandi nzajya mfite ibyiringiro yuko nzaturayo. None ufite ibyiringiro? Mfite ibyiringiro pe, mfite no kwizera guhagije. Nta muntu urahanura ukavuga ati nose ko nguhanuriye ibi ngibi Imana ko kuzabicisha hehe? Inzira z'Imana ni nyinshi, zirenze igihumbi pe. Uwo kwirirwa urajya mu bitekerezo by'Imana ngo uvuge ngo ubungubu umuntu ko muhanuriye ngazurira indege, ko muhanuriye ngo wagiye gukira akarwaye, akaba arwaye kanseri, ko muhanuriye ngo arakize, bizaca hehe? Oya, ubihanura ufite kwizera n'Imana ibikubwiye. Yego, ukabishimangira. Ubwo wawe n'uwo muntu nta hantu bizaca, wowe ukabirebesha umubiri. Twebwe ku maso y'umubiri havuga ati si bizacaye, ariko wakwinjira mu mwuka wera ukumva yuko nyine biri hafi, biri vuba, ari vuba vuba, kandi iby'Imana ni vuba vuba pe. Hari nk'umuntu uba udukurikiye akavuga ati si Imana ngiye ku Mana utamvugisha. Imana ishobora kugucecekana, ariko nubwo iba igucecekanye, ibiri gukora. Ishobora kukubwira ngo mwana wanjye David, ndakuzi, nkuzi neza n'amazina yawe, ngukoreye iki n'iki, ndagutabaye, ngushize hejuru, ndakumenyekanishije, ugiye hanze, abantu b'isi yose baraje baragushatse, na wa wundi icecetse itabwiye ikamucecekana, nshobora kubona imuzamuye. Hanyuma rero katugaruke mu gace ka hano, nk'abantu kunze gusengana nabo, ariko ngo iyo uhanuriye umuntu wa hano mu gace ka hano no mu cyaro, ukamubwira ati Imana ikurije indege, yajya ko agasanga mu muryango y'iwabo akabona nta n'umuntu n'umwe wigeze kuregeza icyo kintu, yanakwireba nawe akabona rwose n'ibihumbi 50 kubitunga byaramunaniye, nkavuga ati ariko iyo uvangirwa neza ngo kamanura basi n'inkoko, amazi ngabona n'inkoko. Ibyo bibaho mu buzima nk'abakozi b'Imana, ni ngombwa bibeho. Nkano umuntu nkaba yifuza kumuhanura inkoko, ingurube, igare, cyangwa se Imana iguhaye umurima, ibyo bintu. Kubera iki? Ndaguha nk'urugero rumwe, 2018 ariko kuvuga urukundo byakunaniye. Yego, 2018 Imana yarambwiye ngo mwana wanjye, yego, ngiye kukugira umuntu wo kwifuzwa, umuntu ukomeye. Abantu b'isi yose bagiye kuza bakugana,
ndavuga ngo mana ibyo bintu bizaca he? Ibyo bintu bizaca he? Imana yemwe iranambwira ati mwana wanje ndirahiye ndi Uwiteka uzatwara imodoka yawe. Uzatwara imodoka yawe? Uzatwara imodoka yawe uzajya urajya kumvugira witwaye, uzurira indege uzaja hanze. Vuga mana koko bizaca he? Ikubwira wowe? Imbwira njye ndakumenyekanyishije ngusize ku ma YouTube hehe na hehe, abantu bisi yose bagiye kuzajya. Ndavuga ngo wa mana we hoya ibintu bishoboka bite? Ndituriza ndahora ariko mbyibaza mu mutima, ntago nabibwiye umuhanuzi, narahoze ndaca bugufi ndasenga Imana ndavuga ngo mana kubwo kwizera nshingiye ibyo wankoreye byose, nshingiye ukuntu wampaye isura, nshingiye uburyo wanyambikane menya kwambara neza nk'abandi bakobwa nk'abandi bajeni, nizeye yuko nibyo ngibyo uzabikora. Nuko hanyuma mbaho none sinanize isahize, none se Imana si yamenyekanishije YouTube sinayigiyeho, ariko indege nayo ndayitegereje n'imodoka ndabitegereje, ntabwo ngomba gucika intege. Kumva uzatwara imodoka yawe cyane? uzatwara nk'iyihe modoka? niba rava for ubwo ibyo Imana byose izangenera uko izazisa ntabwo nkuzi, ariko ipfa kuba iryo sezerano ngize ute ndifite kuzatwara imodoka yawe ukura indege ikakumenyekanisha, kumenyekanisha tayari yatangiye kumenyekanisha. Hari nk'abantu baguhamagara n'ubwo hari abantu bari buze kuguhamagara, bari kumpamagara benshi tidusengere. Nese ubwo urukumva Imana idakora, Imana irakora pe kandi isezeranyije irasohoza. Ipfa kuguma mu buntu bwayo ukabigumamo neza. Ntubijandike ngo numara unumva gusenga ngo ugende uje kunywa inzoga, nujya kuva gusenga ngo ugende uje gusambana, nuva gusenga ngo ugende wiyahuze n'ibiyobyabwenge. Hoya bitameze neza, ahubwo senga Imana by'ukuri, ugira ibyo ureka. Senga Imana by'ukuri ugira n'ibyo ureka, ufata umwanzuro uvuga ati ngiye mfashe umwanzuro cyane, nyobotse ibingibi ndabiretse. Nimba wari umusambanyi yego ukavuga uti nyobotse inzira y'agakiza yo gusenga, ibanza wiyambura ubwo busambanyi ubireke. Nurangiza uze mu murimo w'Imana, Imana izagutabara, Imana izakugirira neza. Niba se unywa inzoga, banzure ko ubwo businzi bwawe bushire ku ruhande. Nurangiza uze wicishe bugufi uvuga uti Mana ni njye wowe wa musinzi wahoraga nsinda uko bwije nuko bukeye, none ndemeye ndaje ndakugarukiye. Haleluya, ndemeye ndaje ndakugarukiye, nsize ubusinzi bwanjye ndaje ngo ngirire neza. Imana izakugirira neza, Imana izakumva cyane. Yemwe nimba wanarogaga mu kuroga kwawe, banzo ubwo burozi bute ugira ibyo usiga. Nurangiza uze uvuge ati Mana nicishije bugufi, nakoze ibintu bibi byinshi, nemeye amafuti yanjye, nemeye ubugoryi bwanjye. Haleluya, ndaje ngo ngirire neza. Imana izakugirira neza. Ubusanga abantu bahano mwaka no gace baterwa n'iki kumva ko batabahanura ibintu birenze ibitekerezo byabo, bumva babahanura ibintu bibegereye. Kugwanura ati igitoki cyawe cyeze neza, ubusanga biterwa n'iki? Ubona gace ukuriyemo ni nakuzamukiramo n'ibitekerezo ubwo nyine biba biri aho ngaho, biba biri muri ako gace utuyemo. Yego, kuko agace ubayemo ni nako kakuranga. Ubwo niko nayo nimba uri umunyakigali ukagera hano mu cyaro cy'iwacu, abantu barikanga, bavuga ati twabonye umuzungu yaje, noneho babona imodoka bakishima. Urumva kubera bitewe n'ahantu bavukiye
bakahakurira bakanahasazira. Niyo mpamvu bumva yuko batazamuka ngo bagere mu rundi rwego. Ubwo kubabwira kubumvisha ngo ikintu ngo Imana igukuye mu cyaro ikujanye mu mujyi ikujanye i Kigali ikoresha indege bibari bumva bidashoboka, cyangwa se ngo Imana iguhaye amadolari yumva bitabaho, yumva ko bitabaho. ariko bamubwira ati Imana iguhaye umurima. Okay. Ubwo ngubwo yasubijwe nicyo gitangaza abonye. Imana iguhaye inka, Imana iguhaye inkoko, iguhaye ihene, iguhaye intama, iguhaye iki, ibintu nk'ibyo ngibyo akumva nicyo gitangaza, nicyo gitangaza. Inamuhaye amafaranga nabwo ntaco, nta kibazo. Ariko imubwira ati ngiye ngwaye visa, yewe babigoranye pe. kubwira ati ngwaye visa, ati no. Ni ikindi kibazo. Ubwo ubu mubwiye ibintu birenze ubwenge bwe, birenze n'ubushobozi bwe. Ntabwo ashaka ngo kubigaruka. Noguya. Mbe mu marere iki? Hanyuma reka nkwibarize. Nka uri umuhanuzi, kandi tuzi ko abahanuzi bakunze kugenda ahantu henshi bahatandukanye. Uri umuvugabutumwa, tuzi ko abavugabutumwa benshi bakunze kujya ahantu henshi hagiye hatandukanye. Uragirirwa amahirwe yo kujya gusengera nk'umuntu muri Kigali, cyangwa se kujya kubwiriza muri Kigali? Amahirwe ndayafite cyane. Ntabwo urayagirirwa cyangwa wigeze kujyayo? Nagiyeyo bitari rimwe bitari kabiri. Nagiyeyo pe. Kuko hari abantu benshi bamumagara bati dushaka yuko uza ukadusengera, cyangwa se dushaka yuko uza ukatubwira ijambo ry'Imana. Njyayo pe. Ariko mu mujyi wa Kigali n'ibindi wagezeyo bagufata neza nta kibazo. Ni byiza. Hari nk'ikintu ariko umugani wawe kuwubamo ni ibintu biba bigoye, ni ibintu biba biruhije, kuko umunyakigali wese aba ari abijugujugu. Ijugujugu yemwe nta gihabona cyo kuruhuka, ntacyo pe. Ariko no mu cyaro Shata, reka nkwibarize, ni kikiye kintu ushaka gutunga? Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana mu kanya, kuko ntashaka ngo tuze gukora ikiganiro kigufiya, ariko mananya ngo abantu badukurikiye barebe, banumve, banige, ariko nanone babona imbaraga y'Imana, bagira ukundi kwizera kundi bushyashya, kuko uyu munsi umuhanuzi nabazaniye we n'umuhanuzi kirimo imbaraga y'Imana pe. Ni babahanuzi bo batari bahura n'ibintu byinshi bibavangira. Rero ku bantu bankurikirana kuri Gonareke Plus bajye bumve ko ngiye muri amatekereza ibintu byiza. N'igihe kintu wahuriye muri Kigali kikagutunga, cyangwa se kikagushimisha, cyangwa se kumva ari ikintu Imana yaragusezeranyije ukavuga ati none iri sezerano Mana wari wararimbwiye rivuyeho. Nese Imana icyambere cyo yambye yuko igiye kuntambagiza. Tambagira naratambagiye, nagiye Kigali, nahagiriye ibihe byiza. Hariho n'umumama witwa Mama Gadi. Twagiranye ibihe byiza, turasengana, duhamagara Imana, nza kumugiriraho umugisha, nawe ngiriraho umugisha. Na n'izi saha ndacyavuga imirimo n'ibitangaza naboneye hehe mu mujyi wa Kigali. Nese ubwo ni igiki mafite inshuti nyinshi cyane. Ura naho wagira ugahanura inka? None se Imana ibimbwiye nabiceceka? Ishobora kumbwira ati muhanurire kajya kubona inka akayibona pe, hakagira umuntu umuhamagara akamubwira ati nshaka kuguha inka, cyangwa se none si yayijana mu gikuyu, si yashira ahantu runaka akayiha uwo kuyija yiragira, umushumba akaja yiragira akabona amata. None se yanyoye hari icyo byaba bitwaye? Buri usanze ari nko muri etage wamuhanurira inkoko? Mana we. Biba bigoranye buri muntu ahanura uko ategetswe. Ibwo icyo Imana igutegetse kuvuga uvuga icyo ngicyo. Umusaza muri etage Imana ikakubwira ati ni inkoko, Imana imbwiye ko iguhaye inkoko. Ubwo wabimubwira umusaza muri etage? Nabimubwira, none kariko Imana ibintegetse, none namuhanura ibyo Imana itamgiye. Ngomba kumuhanurira uko Imana integetse. Hari nk'umuntu wagiye gusengera ugasanga mu buzima burenze hejuru, Imana ikakubwira ikintu gitandukanye n'ibyo warebeshaga amaso. Ni benshi. Ni nk'umuntu umwe
n'umukire pe wo mu rwego rwo hejuru. Yego. Imana yarambwiye ati umubwire yuko agiye kubona iki umurima. Ndavuga ati si wa mana we. Imana imwe. Ndavuga ati wa mana we, umuntu ko ndi kubona ari umukire akaba ari gutaha mu nzu nziza irimo amakaro ibiki byose. Ndamubwira ngo Imana igiye kumuha umurima. Uyu murima aramenya ari ibiki. Azawukoresha iki? Azawukoresha iki? Ndamubwira ati Imana irambwiye ngo iguhaye umurima. Avuga ati Imana ndayishimiye, ihabwa icyubahiro. Ntoke ati Imana we, aturabizi neza yuko nkunda ibintu byo guhinga. Ndatungurwa. Kandi watinye kubimubwira. Ndatungurwa. Ahubwo cya kindi uba utinye Imana ibikubwiye ngo bwira umuntu ikintu. Iki kintu aba agikunda, ahubwo kiba kiri muri bije ye, ahubwo nuko aba ari nta bushobozi cyangwa se nta n'inzira atari yakanabitegura neza. Mbona arabyishimiye, aravuga ati Imana ndabirendereye. Cyokoze Imana ibigize uti bibonye ukuntu yishimye ibirawumuhaye. Arabumagara ati Chantal, umurima naragubonye, ati ubu ngubu ngushiramo abakozi bagahinga muri mu mujyi wa Kigali umeze neza. Ati umva, ati ibyo bintu nibyo nikundira, ahubwo nje nkunda guhinga. Nkunda guhinga nubwo mba ndi mu mujyi wa Kigali, ndagenda ngahingisha mu cyaro ahantu runaka, ngihingira ibirayi, nkaza nkarya n'imicuti n'iki n'abavandimwe. Nese ubwo hari ikintu umuntu asuzuguye, nicyo ngicyo nyiracyo ugiye kukibwira. Abafite n'icyo azakimaza. Ntugatinye kubwira umuntu ngo ikintu runaka Imana ikubwiye. Oya, kimubwire. Niba Imana ikubwiye ngo bwira uyu muntu yihane, niba adashaka kwihana gupfa ko agomba gupfa, bimubwire nk'uko Imana igutegetse. Imana ikakubwira ati rero Yezu ugiye gupfa. Yezu ugiye gupfa. Ubwo butumwa babuvunye. Buravunye pe. No kubwira umuntu nk'urukundo kamwe ati David, Yezu ugiye gupfa. Kubivuga Imana igutegetse nuko nkana. Yego. Nuko ari mutoya. Imana iyo igutegetse ikintu ugomba kukivuga, ukakibwira nyiraco. Ishobora kubimubwira nimba yari ifite umugambi wo kuyurute wo kumwica agapfa, bitewe n'ibintu kuyumubwiye ngo iyeze. Hari icyo Imana ibiri kubona imbere ye kigiye kumubaho. Niyo mpamvu Imana iguteguza mbere yuko icyo kintu kikugeraho, kugira ngo ubanze witunganye, wiyeze. Numara kwiyeza, wenda niba ari kugutwara izagucyure wariyejeje. Niba se ari ukugira ngo irokore ubugingo bwawe uve mu byaha, nimba ari wari uri mu byaha, nimba ari ukugira ngo ikurokore ive mu byaha, ibone ukuntu ikubona igushikira, irakubona, ikubonera vuba. Iyo uvuye mu byaha ukiyeza, ukiyegeranya n'Imana. Kuko ndabyibuka Imana ikimpamagara umurimo wayo, yambwiye amagambo akomeye. Irambwira ngo mwana wanjye, ugiye kunkorera umurimo, ariko mu murimo uzankorera uzahura n'intambara nyinshi ziteye ubwoba, izo mama wawe na papa wawe batigeze bahura nazo. Numvishije ayo magambo numva nteye ubwoba. Nari nyiri umwana mutoya, nari mfite imyaka 18. Numva ngize ubwoba, ndatitira. Ndavuga ngo Mana, mama na papa ibibazo bahuye nabyo kari byinshi, ko batubyaye turi abana 14, tukaba turiho turi batatu. 14 muriho turi batatu. 14 musigaye muri batatu. Papa na mama wawe baracyahari? Papa yaratashe, mama ni uri hari. None ko muri abo bana 14 ari njyewe wabonye kwishimira, ukemera yuko nge ndi umuherereze kwa mama. Ndi umuherereze? Yego.
muri 14 wavutse uri wa 14. Yego. Ndi wa 14 niwe njye ufungira abana bose. Ndavuga ngo Mana none ibyo rugamba nzahura narwo runkomereye gutyo. None njyewe nduwuhe uzashobora izo ntambara zimeze gutyo. Iyo ureba ukanazihereza n'undi nkuri. Wenda iyo ureba ukazihereza n'umupapa njyewe ko ndakana gato irambwira itumva uzahura nazo mu murimo w'Imana, uzahura nazo ni ngombwa. Yego. Numva birankomereye. Ndatuza amagambo nyashira mu mutima ndayazirikana ndayagendana aho ngiye hose. Irambwira tuzahura n'ibintu bikomeye, uzabirebesha amaso ariko nzaba ndi kumwe nawe, nzabana nawe. Rero iyo ufite nza y'Imana, yego, nzayimana, nzayimana, iyo ufite ibyo uhuye nabyo byose uravuga ati ibi bintu ntago bintunguye kuko mfite nzayimana, Imana izantabara, Imana izabana nanjye mu makuba yose, mu byago byose nzahura nabyo, ibyo nzacamo byose Imana izaba iri kumwe nanjye. Ukagenda n'iryo fiyeri, ukagenda n'iryo jambo rikakuba ku mutima, ibyo uhuye nabyo byose ukumva yuko Imana iri kumwe nawe. Byabaye aho ngaho nkora umurimo w'Imana, ntangira umurimo w'Imana, ndasenga, ntangira ubutayu. Imasize iminsi mikeya Imana irambwira ngo upfa mwana wanjye bikarame, ngiye kukwiyereka kandi mwana wanjye ngukuriyeho urupfu rwari ruje rwihuse. Ndavuga ngo Mana uru rupfu rugiye guturuka hehe? Ariko nanjye naryama nkiyumvamo urupfu. Nabana mu nzira ndi kugenda nkumva yuko urupfu runyegereye mbere yuko abahanuzi babimpanurira, nkumva yuko neza yuko urupfu rwansatiriye. Ngiye gusenga ari gurupe nari mfite twasengaga ku wa 4, twari dufite amasengesho y'iminsi 2. Ndagenda tujya gusenga, nkimara kugerayo nsanga abanatangiye, icyo gihe nari nagiye nakerewe, nsanga batangiye yinjira gutya mu muryango w'icyumba. Umuhanuzi abagiye mu mwuka abaransingiriye ati mwana wanjye mvugane nawe, ati ndi Uwiteka ndirahiriye, ati nkukuriyeho urupfu, ati ku itariki 3 z'ukwezi kwa 3 wari kuba wapfuye, ati none ndi Uwiteka ndi Imana ngukundirahiriye ngukuriyeho urupfu. Ndavuga ati wa Mana we hoya. Ndasenga ndavuga ngo wa Mana we umfashe rwose kuko nanjye nabyiyumvagamo. Yemwe nanaryamaga nkarota ndi mu marimbi, nkarota nkumva birimbi ndiho ndi kuwo mwuka ndi kugendana nawo. Ndavuga ngo Mana kuva bikuyeho ushimwe kandi uhabwe icyubahiro, ariko bikomeza kunzaho. Nyirabayazana bw'icyo kintu yari igihari ariko naramenya imva n'imvano nyiracyo naho kizaturuka. Ndasenga Imana irampishurira ibintu byinshi, irambwira ati mwana wanjye ugiye kwicwa n'umuntu runaka, inshuti yawe magara musangire kabisi n'agahiye, umuntu mugendana, umuntu yewe tunakorana n'umurimo w'Imana. Ndavuga ngo Uwite inshuti yawe magara, inshuti yanjye magara. Ndavuga ngo ntabwo byashoboka. Byashoboka bite? Uyu muntu dusangira, umuntu umenya imyambaro nambaye, umuntu twicarana ku ntebe ya mbere ya korari turi mu rusengero, umuntu duhagarara ku murongo umwe w'imbere turirimba, niwe ugiye kungirira nabi? Ndavuga ati ntabwo byashoboka. Imana irambwira ati mwana wanjye, ati ngiye kukwereka ikimenyetso no gushidikanya, ngiye kukwiyereka. David, Imana irashoboye. Imana yanyiyeretse mu buryo butandukanye. Ndasenga Imana. Maye mukobwa w'inshuti yanjye yaratuye mu Gashangiro, batuye mu Gashangiro, ntago namuvuga izina, abantu bashobora kuba bamuzi. Ego. Imana iransanga, iranyiyereka, inyereka uburyo agiye kundega, nyereka uburyo yemwe iranyisangira njyewe ubwanjye, iranyisangira.
ntiyatumye umuhanuzi njye yaranyisangiye mbona umukobwa ngo twakoze urugendo tugiye mu ivugabutumwa rya korari tugeze ahantu bita muri Bugese n'imbuhazi. Bugese ntago maza kujya mpumva. Bugese munsi ubwo navuga ngo ni hano uri kujanya Kinama. Kuko nibyo bica Imana yanyeretse ngo twari turimo tugiye kuvuga mu butumwa. Ngo tuhageze yego ngo uwo mugenzi wanjye arambwira ati rero dore turi ku rugendo kandi turananiwe kandi yemwe turanashonje ngo najya kukugurira amata. We akubwira gutyo ndamubwira ngo cyo tugenda turi abakobwa batatu. Yego turagenda twageze muri kantine aragenda abo bagenzi banjye babiri ubwo nawe wa kane ababariza ubushera. Ndi kubireba gutya visa ava amaso ku maso ababariza ubushera ngewe abwira umukobwa wari uri gukora umwongo muri kantine aramubwira ngo uriya mujanira amata. Amatara yanzanira bayantereka imbere arambwira ati rero wowe nabonye kubera kuri inshuti yanjye nzi ibintu ukunda nabonye yuko utaranywa ubushera ahubwo uranywa amata. Ndamubwira ati burya ntabwo ndanywa amata ndanywa ubushera nk'ubwo abandi bari kunywa. Arambwira ati hoya aya mata niyo nakugeneye aya mata niyo agukwiriye nk'umukozi w'Imana ugomba kuyanywa. Ndamubwira ngo hoya ntabwo ndanywa amata kuko ndi kunywa imiti. Abonye namaramaje nawe mbonye ampatirije ndahaguruka musiga umwo ngumwo ndagenda mva mu yerekwa. Ndavuga ngo wa Mana we iki ni ikimenyetso mpaye kuko byaciye kabiri turi muri repetisiyo azana ikigori. Ntabwo ibi bintu nzahora mbivuga iteka ryose kuko Imana yarandokoye yandokoye urupfu rukomeye ahanje haba haribagiranye ariko kubw'umugambi w'Imana imfiteho Imana kukurinda ikandinda ikandengera mu bibazo byose mu makuba yose. Iki kintu ntago nzabura kutakivugaho nzagera hose nzakivuga. Mukobwa azana ikigori turi muri repetisiyo. Ikigori gihiye mu nkono. Arambwira ati rero Chantal ati nabonye ko mwiriye kukuzanira ikigori ukakirya ati twebwe twabitetse mu rugo twabiriye none ngwiriye kugira ute kukuzanira ikigori. Ndamubwira ati ni byiza cyo kizana icyo kigori tukirye. Nzi neza yuko dusangira buri kamwe kose akantu kose nzanye ndaguha tukagasangira nawe kizane tugisangire tukirye. Ikigori arakinzanira arakimpereza ati njyewe nabiriye nabihaze ntabwo ndongera kubirya ati ni wowe urakirya. Okay ikigori tugomba kukigabana tukakirya ariko mfite iki mfite imvugo y'Imana hari Imana yanyeretse. Umukobwa wa Bizima mubwiye ngo ikigori tukigabane tukirye ati oya ati ntabwo ndakirya yanzana impamvu zitumvikana. Ndamubwira okay niba udashaka kukirya hano hariho dirijante wacu wa korari reka muhamagare tugisangire ko nawe akunda ibigori cyane. Ndamubwira ati reka muhamagare tugisangire. Aravuga ati wowe mbabarira ntihagire undi muntu ngo ntabwo ngomba iki kigo ni wowe nakigeneye numva ubwo baranyesha. Ndavuga ati wuyite untabare unkize uyu munsi nunkize irya none nzagushima. David ntabwo byanyoroheye umukobwa. Ndamubwira ati rero ukona ko repetisiyo itangiye reka nyibike ndaza kukirya repetisiyo irangiye. Ati nta kibazo arakibika turagenda turarepeta nta kibazo turasirimba turarepeta indirimbo turaziririmba turazirangiza. Ariko tukiri muri repetisiyo numva umutima urambwiye umatirije kugenda nkakijugunya. Mba ndacomotse gatoya ikigori naragenda gifata hari ahantu hari hameze ibyatsi pasiparume bino byatsi batera ikigori naragiye nkirambikamo. Ndavuga ngo wa Mana we niba koko ibintu wanyeretse ari ibyo ari ukuri
nshaka kugira ngo unyerekere kuri iki kigori nyereke ikimenyetso ikigori ngishira muri pasiparume ndongera ngaruka muri korari turarepeta bisanzwe birangiye umukobwa aragaruka ati sinone ko dusoje repetisiyo none ya gahunda bite bimeze bite nariko biretse ndakirya nizari ikibazo kibirimo ntindakirya wowe humura nta muntu ndagiha ntugire ikibazo yego ubwo twari turakora n'amasengesho twari turararamo birarangiye turagenda turasenga tumeje gusenga umukobwa azi neza yuko ikigori nageze utena kiriye ategereza yuko hari ikintu ndi bube ategereza yuko ndataka umutwe cyangwa se ngataka munda arabitegereza arabibura bukeye mu gitondo abona ndi muzima twirwa turasenga tubigeze nimugoroba turataha nta kibazo mfite bukeye mu gitondo ku cyumweru tuza gusenga abona nta kibazo mfite nduko narindi aravuga ati Chantal ni karame ati bya bindi kutabigwira warabikoze nti ibihe ikigori ati ni narakiriye rwose pe ngwe ngimana ishimwe araseka mbona arishimye ariko aseka dasetse ariko tukiri aho ngaho tukiri mu masengesho nagiye kureba ahandi nasize cya kigori nsanga ibyatsi byumye byagiye biruma birababuka hakwakunda umuntu atwike nk'ibintu nk'ibyenda bisaje ahantu twikiye ibyatsi bikuma naho nsangane ko byagenze ndavuga n'uwite uhabwa icubahiro yego ndatuza ndavuga ngo wite urandokoye iki ni ikimenyetso kuko warambwiye kuzabana nanjye nzahura n'ibintu bikomeye kuzabana nanjye kuko uri kumwe nanjye wowe undokoye urupfu uri kumwe nanjye mbaho ngaho umukobwa tukomeza kubana ariko afite ku mutima kariyo aravuga ati nubwo biriya bitakunze ariko ngiye guhindura ubundi buryo ngiye gushaka ubundi buryo ndi gusenga Imana irambwira tumva uhereye none izi saha niba uzi ubwenge ukabukunda amagara yawe ntuzongere kubana n'uriya muntu Imana iranyisangira kuko nutanyumvira iherezo ryawe rirageze ndavuga ngo wa Mana we nshingiye ibyo wanyeretse byose nshingiye n'ibimenyetso nabonye ndi kugenda mbonesha amaso yanjye ntabwo nananirwa kutakumvira kuko naniwe kukumvira nkakuninira no gupfa napfa umukobwa turashwana tumaje gushwana abona ndi kugenda gake kamamagara mu bushuti twari dufitanye yambwira ati ngwino ndarwaye mu rugo ngwino nsure nkamubwira ati ntago mpari hari izindi gahunda nagize nagiye hanaha bantumye hanaha ntago mpari bigenda gutyo buhoro umukobwa yagiye ashiduka tutakiri kumwe ashiduka nanjye nagiye gushiduka umukobwa ari kuntuka ajya gutuka anuka ati wowe kugenda urambunza ngo ndi umurozi Imana imukoreramo arivuga ubwe ati kugenda uri kumbunza ngo ndi umurozi ngo ndi iki wabibwiye abantu bose ngo ndi umurozi mukobwa we ninde nabwiye yuko uri umurozi mukobwa dusangire ibyiza n'ibibi ninde nabwiye ko uri umurozi wandoze ryari ngo yanga umunsi ngo nkuzanire ikigori arirondora byose ntoke niba uzi neza yuko ibyo bintu wabikoze wihane niba uzi neza yuko utabikoze ntiwihane reka kubabara ahubwo tuze usenga Imana ubaze Imana uvuga uti Imana ni igiki cyanandukanyije na Chantal namukoreye igiki nusanga hari ikintu wankoreye kibi ngewe wankoreye uzaze uvuga uti nagukoreye iki n'iki mbabarira nzemera pe kukubabarira ariko nubona yuko nta kintu kibi wigeze kunkorera uzaze dukomezanye ubushuti twari dufitanye
guhera uwo munsi na n'izi saha umukobwa turatandukana ntabwo nzi iherezo rye ntabwo nzi ngo ameze gute ariko ahantu ari nimba agiriho agihumeka umwuka w'abazima Imana akizwe nimba akibirimo niba atari yakizwa Imana y'amahoro imusange imugaruze ubuntu bwayo avemo muri ibyo bibi agaruke. Imana irandokora muri ubwo buryo. Yego na n'izi saha ntabwo nzi iherezo rye. Hanyuma rero yego reka dukomeze nize ko ubu buhamya bufashije abantu mu cyaro bavuga ngo bakunda kurogana ariko no mu mujyi bararogana. Nabarogana nko mu cyaro mu mujyi si ko buri wese abazi ibye naho bararogana no mu mujyi bararogana buriya bararogana usanga umuturanyi ari kuroga mugenzi we ariga nabura abantu baba batuye mu mujyi baba baravuye hano mu cyaro nyine bafite inkomoko hano mu cyaro nubwo baba baravukiye mu mujyi bafite inkomoko mu cyaro ni za karande zo mu miryango y'iwabo bakurikirana gutya bivuze ngo nta hantu bataroga. Hanyuma rero ni ikibazo kimwe ngiye kukubaza twahita tujya mu ijambo ry'Imana ugisubize mu gihe gitoya. Nkawe Chantal umuhanuzi Imana iri gukoresha muri iyi minsi umuhanuzi uhanura abantu ibintu bigasohora umuhanuzi usengera abarwayi bagakira uba wumva umukisi w'uyu munsi yakwitwara gute? Icya mbere cyo ubwo agomba kwihana kandi akiyeza akubaha Imana akirinda igisa n'ikibi cyose akirinda ibyaha kuko ibyaha nibyo bitandukanye umuntu n'Imana. Ugomba kwirinda ibyaha ukubaha Imana cyane ukayisenga ukayititiriza kandi ufite kwizera nibyo byagufasha muri iyo minsi. Hanyuma rero reka tujye mu ijambo ry'Imana ikintu kimwe ni kimwe bibiri bitatu uba ugomba kwizera ukihana umaze kwizera wamara kwihana ugakurikira ijambo ry'Imana tugiye kumva mu bimenyera hano kuri Gonarike Plus ngewe ibindi bintu byose nabikora ariko ijambo ry'Imana sinjya nigibagirwa niyo ngeso yanjye cyane cyane kice tuba tugendere ni ukumva ijambo ry'Imana muri iyi minsi ibintu bigoranye ariko nanone igihe cyiza aho ushobora gukurikira ijambo ry'Imana cyangwa ushobora gukurikira ubutumwa ahantu hose waba uherereye uri mu bitaro wabikurikira upfa kuba ugifite amatwi yumva uri mu nza mu modoka ugenda wakurikira ijambo ry'Imana uri mu kazi wakurikira ijambo ry'Imana ahantu hose uherereye muri iki gihe ni igihe cyiza cyo gukurikira ijambo ry'Imana hatazagira umuntu uvuga ngo nabuze uko numva ijambo ry'Imana nkananirwa gukira no kubohoka. Ni karibu ijambo ry'Imana tari buze gutindamo rifata iminota 5 ariko rigira ute riboneke ni karibu. Yego murakoze tugiye gusoma amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 16 ni amagambo maremare ariko turasoma umurongo wa mbere dusome n'umurongo wa 12 turasoreza kuri murongo wa 13. Tabo Samweli wa mbere cyo 16 turasoma duhereye ku murongo wa mbere turasimbuka yego turasoma murongo wa mbere dusimbuke dusome 11 turasoreza kuri 13. Yego yego ndagufasha gusoma nsomera nta kibazo cyangwa urisomera wakwisomera kari ntacyo bitwaye nisomere nta kibazo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Umurongo wa mbere uravuga ngo bukeye Uwiteka abaza Samweli ati uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami w'aba Isirayeli. Uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kuri Yesayi w'i Betelehemu kuko niboneye umwami mu bahungu be. 11 haravuga ngo Samweli abaza Yesayi ati abana bawe bose abana bawe bose ni aba abana bawe bose ni naba. Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesayi ati
mutumire bamuzane, kuko tutari buje kurya ataraza. Nuko aramutumira, amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe, ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka usukeho amavuta. Niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta, ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akaja aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Mwakire neza amagambo y'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Uyu ni Dawidi. Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Haleluya. Amen. Uyu Dawidi yiberaga mu ishyamba. Uyu Dawidi yari umwana mbese utari bugaragara muri uyu muryango wo kwa Sawuli. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari ibintu byatumye utamenyekana, hari ibintu byatumye utagaragara. Ariko ijambo riratubwiye ngo nuko Imana itoranya uyu Dawidi, imutoranya ari umwana w'insuzugurwa, wiragirira intama, wibera mu ishyamba aragira intama. Imana iramutoranya. Haleluya. Haleluya. Nuko Dawidi aravuga ati, uyu niwe ugomba kuba umwami. Haleluya. Uyu munsi wa none, izi saha, Imana iri kuvugana nawe, wowe udukurikiye, wowe uri hirya no hino, wowe uri mu kibazo runaka, nubwo uri mu bibazo, nubwo uri mu ntambara, nubwo uri mu majune, nubwo uri kubona ko bikomeye, ariko humura, hari Imana itabara. Yatabaye Dawidi ikamugira umwami. Nuko uyu Dawidi, nuko Samweli afata amavuta ayasuka kuri Dawidi. Haleluya. Imana yo mu ijuru ikumvire uyu munsi wa none, igusukeho amavuta, uwakwanza kugarukire, uburwayi urwaye, Imana ibugukize. Haleluya. Kubw'amavuta, amavuta arakora, amavuta arakiza, amavuta aratabara, amavuta ararengera. Haleluya. Wowe udukurikiye, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, Imana ivuganye nawe uyu munsi wa none, ikugize umwami. Nubwo hari abakwanze, nubwo hari abakugize igicibwa, nubwo hari abaguhejeje mu nama z'imiryango bakora bakaguheza, ariko Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. We kwiheba, we kwiganyira, nubwo bimeze bityo, ariko Dawidi azaba umwami. Haleluya. Haleluya. Imana ivuganye nawe ijambo rikomeye ko Dawidi azaba umwami. Wowe Davide, Imana ivugane nawe uzaba umwami. Haleluya. Nubwo hari ibiguhiga, iyo mibabaro yose uri kugenda ucamo unyuramo, ayiwe, hari igihe kizagera iyo mibabaro ukayibagirwa, ko gusuhuza umutima ukabyibagirwa, ko gutekereza ngo nzabaho ne bikarangira. Haleluya. Haleluya. Ariko Imana yatoranyije Dawidi ari umwana w'insuzugurwa, ari umwana yemwe urukunuka ubutamatama. Ayiwe, Uwiteka we, ndafashijwe. Imana ivuganye n'umuntu uwo ari we wese, ugire kwihangana mu kibazo urimo, ugire kwihangana, ugire guca bugufi, wegera Imana. Niwegera Imana, Imana izakwegera. Nuhunga Satani, nayo azaguhunga. Amagambo y'Imana nari mfite yari ayo ngayo. Uwiteka arayahira mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Amen.
hanyuma rero nk'uko nari nababwiye tugeze mu kanya keza ko kumva nimero y'umukozi w'Imana tunamubwira turakoze kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho. Ni ijambo ryiza, ijambo ry'ihumure, ijambo ridusubizamo ibyiringiro ku bantu badukurikira muri iyi minsi. Abantu tubuze ibyiringiro, tubuze ejo hazaza ngo tutekeze ibintu byinshi, ariko Imana iduhaye ijambo ry'ihumure. Yego. Hanyuma Chantal, tugeze muri ka kanya natangarije abantu ko umuntu wifuza gusengana nawe, ko umuntu wifuza kubana nawe, ko umuntu wifuza ikintu yagira icyo akubwira. N'abantu benshi bikufuje mu buryo bugiye butandukanye, ariko ntekereza ko abantu benshi baragukina mu buryo bwo gusengana nawe. Bagendeye ku buryo Imana igukoresha imirimo n'ibitangaza, uburyo Imana yabanye nawe mu bigiye bitandukanye. Nize ko ariko kanya tugezemo kumva nimero yawe, hanyuma waduheza nimero yawe. Ubutabyo byo mbasezanyije tuzagaruka tujye duhora dukorana uri wacu. Waduha nimero yawe ku muntu wifuza gusengana nawe akakubona byihuse. Murakoze. Nimero yanjye ya telefone ni 0795858991. Ubwo kanzisubiremo ni 0795858991. Niyo nimero wanshakiraho. Abantu banyandikira kuri WhatsApp mwihangane. Umuntu uranyandikira kuri WhatsApp nabone namusubije yihangane. Muri no minsi na telefone ndi gukoresha nini ya WhatsApp. Imana iguhe. Ego. Impamvu utari kuyikoresha nuko ntayo ifite. Imana iguhe kugira ngo uvugane n'ubwoko bw'Imana, usengera abantu. Njya nkunda kubwira abantu atarega ushobora kugura umuntu telefone ukaba utumije abandi bantu bakeneye kumubona kuri WhatsApp batari hafi ye, cyangwa se bakeneye kumwandikira, utumije nabi byawe bisubizwa. Rega ushobora kugura telefone Imana ikazaguhembera umurimo wakoze ukwikijije umuntu. Sibyo? Yego. Ukwikijije umuntu akaba ariko imigisha nawe ikuzaho. Hari abantu batazi gukorera umugisha. Muri niba uguze intebe yo mu rusengero, uko umuntu aje kuyisengeraho agafashwa. Nubwo wayiguze uri kure, iyo Imana irandika. Imana irandika avuga ati burya cyagiye waguze intebe uyu munsi kanaka yaje ayisengeraho, yicayeho kandi abona ineza y'Imana, reka nawe nk'umugisha. Ubwo rero niba utayifite, Imana ikoresha abantu. Imana ifite uburyo, ifite inzira nyinshi zirenze 1000. Ubwo nubwo buryo nari ndimo kubabwira. Abantu banyandikira kumamagara bamamagare nta kibazo, baze dusengane. Kuko ntago njya nsengera abantu kuri telefone, ubundi baraza tugasengana tugahura imbona. Uri kure afite nk'uburwayi, uri kure ubwo aramamagara nkamusengera. Cyangwa se byaba ngombwa nge nkajyayo nkamusanga hari nkamusengera. Nuko buryo. Abantu bari hanze mwihangane, Imana nincira inzira tuzavugana. Hanyuma rero reka tugusabe, nanjye nimero yanjye biri hasi ku muntu ufite kubaza ibintu birambuye, yaramutse akubuze nimero yanjye biri aho ngaho yanditseho David. Abantu bahita bagenda bagafata David bakibwira ko ari we muhanuzi. No, yanditseho David ni yanjye ku muntu akeneye kuba yamenya ibindi amamagara akamvugisha. Shata, reka dukore kino kintu, reka dusenge abantu bafite ibyifuzo bitandukanye, abantu bari mu bibazo bigiye bibaremereye, n'abantu bumva ubuzima bwabo bwararangiye ariko bakaba bakeneye gusubizwamo ihumure. Reka abantu tubasengere. Reka dusenge Imana. Abantu barwaye, abantu bari ku bitaro, abantu bari mu bwihebe, abantu babuze ababo, bihangane kandi bakomere. Abantu bafite ibibazo bitandukanye mwese mwihangane kandi mukomere. Mu ijuru hari Imana itabara. Mugire kwizera. Abantu badukurikiye muri hanze, murwaye, mufite ibibazo bitandukanye, mwihangane kandi mukomere, mugire kwizera. Mu ijuru hari Imana itabara, hari Imana irengera. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi. Turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye uburinzi bukomeye bwabanye natwe. Waturinze mu masaha yose atambutse, warinze intambwe z'ibirenge byacu, waturindiye ibyacu n'abacu. Nuhimbazwe, ni wamamare kuko ushoboye byose. Uwiteka Imana Nyiringabo rero
twakubwiye ngo tugiye gutangira iki kiganiro nitugisoza turi amahoro turagushima wabikoze nuhabwe icubahiro wabanye natwe tugwaye icubahiro ushirwe hejuru ni wamamare kukuri nyiribihe uyu mwanya wa none rero dufashe umwanya wo gusengera abantu bari hirya no hino abarwaye bari kwa muganga mana abatagira kirengera abari mu majune abari mu bibazo bitandukanye turabasengeye Uwiteka Imana Nyir'ingabo abantu bari hanze y'igihugu barwaye bari mu Rwanda abari mu mahanga abo bose ndabasengeye mu izina rya Yesu reka Uwiteka Imana Nyir'ingabo ukuboko kwawe kwiza kubagereho mu izina rya Yesu abarwaye reka ubakize mu izina rya Yesu Kristo ryera abafite ibibazo bitandukanye basubize kuko uri Imana abarimo amadeni mu izina rya Yesu reka ubishurire abo bayabereyemo mu izina rya Yesu reka babishure kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo nsengeye ibyifuzo bya buri muntu wari we wese buri muntu wese ufite ikibazo reka umusubize reka umwiyereke nk'Imana Imana data wa twese Nyir'ingabo nibampamagara bari mu mashimwe nanjye nzagushima kandi guhimbaze ngo bana natwe ufashe David umuhagarareho imbaraga z'umwuka wera zibane nawe amavuta yawe abe kuri we mu izina rya Yesu higa ibimuhiga urwanya ibimurwanya mu izina rya Yesu data wa twese mubere maso ku manywa na nijoro umurwanire kuko uri nyiribihe urakoze Nyir'ingabo rero ngo bana nawe komeze kumurinda uko bwije nuko bukeye twebwe twese ukomeze kuturindisha ubuntu bwawe n'imbabazi tubigusabye tubyizeye mu izina ry'umucunguzi wa Yesu Kristo amen. Hanyuma reka namabwiye ati mwakoze wowe watanye ikiganiro ukabona gisoje niba utarakora subscribe kora subscribe unajya hasi bandikira ubutuma utwandikire ariko nanone niba ufite inshuti yawe wifuza ko nayo yagerwaho n'ibyiza wamusharinga iki kiganiro kuko kino kiganiro gisharinga umuntu wawe ukunda niba ufite umuntu ukunda wakimusharinga nawe akagezwaho n'ibyiza hanyuma ndagushimiye Chantal na murakoze n'abadukurikiye bose yego barakoze.